nongeye kubasuhuza bakunzi ba Rwanda Max TV. Mbasuhuza cyane, mbaha ikaze mu kiganiro tugiye kugirana n'umukunzi wanyu munyarwenya se cyangwa se mwese mwamenyereye ku izina rya Samson, ariko amazina ye ya nyayo mwamumenye kuri yitwa Eric. Rero mbahaye ikaze kugira ngo tumuganirize, namwe bafana mwari mwamuntumyeho. Tugwaye ikaze Eric cyangwa se Samson. Ni karibu kuri kamera za Rwanda Max TV. Twongeye kukwakira, wasuhuza abafana bawe kandi twe tugwaye ikaze, wasuhuza abafana bawe. Mbanje kubasuhuza, I love you, ayikundiyo, kunda cyane, mbahaye felicitasiyo kuba mwongeye mukanyibuka tukongera tukavugana ku itangazamakuru ari ryo mu Rwanda, muri Mozambique, mu Bufarata, muri Kaziya, muri Pakistan. Ntabashuje mwese I love you. Ubu noneho nongeye ngaruka ku ikoranabuhanga. Ubundi benshi bavuga ngo narapfuye, bagahenda bibaza ngo wa mugabo ubundi ngo aracyariho, ngo tujya tumubona. Babawe benshi bakanatekereza ngo atumva shobora kuba atakiri kuri iyi si ya duniya nyine, isi y'ibibazo nyine, isi ni duniya ariko isi ni y'umunezero. Ariko hari n'igihe nyine usanga byabaye nka Sodoma na Gomora, ugasanga nyine ngo umuntu umubyeyi yasubira ko yameze nk'usubira ko bisika akababara akarira ati nyine. Ubwo ni ukuvuga ngo rero yewe ndacyahumeka. Ubu ngubu kuba ngarutse nimwe mwatumye uyu munyamakuru ngo aze kusura ku icundi iwanjye, bikaba rero yafashe inka nini kugira ngo agere ku icundi mu rugo. Ariko yasanze nyine ibya mbere atari byo by'ubu ngubu, yasanze none narahindutse, narabaye none arambaza rwose. Ubundi ubu ngubu ko mbona ubuzima bwawe butajya butera imbere, buterwa n'iki? Ndamubwira ati nyine tubyihore, ubwo wumva butera imbere, ati ubwo budatera imbere ati wowe binkorera imbere. Eric, none ndabasuhuza cyane, ariko cyane arikundiyo gusa. Ndaza kubabwira niyo dusoje ati good night, ariko I love you kabisa. Cyeze kukubiye Eric. Twicaye mu busitani bwiza hano mu karere ka Huye cyangwa se i Butare. Ni ahantu heza cyane, haba ibyumba byo kuryama ku bantu bashobora kuba bayerekeza za Kibeho. Mushobora kubona amacumbi meza cyane, na ahantu hitwa downtown. Ni ahantu heza cyane ku muntu ushaka kuba yaharuhukira cyangwa se akenera ahantu ho kuba yarara. Ni ahantu heza, bagira ibyumba byiza cyane. Eric, ni byiza kongera kubonana nawe. Njyewe uranzi, nitwa Claude, ndi umunyamakuru wa Rwanda Max TV. Nkaba rero nifuje kuza kongera kukubona, kongera kuganira nawe. Twabyishimiye cyane. Ni muri urwo rwego twaje tugusanga iwawe, turakubura, turagushakisha, tugerageza kukubona. Gusa byari bigoye kugira ngo tubonane, bitewe nuko nawe n'imibereho n'iki n'akazi wari ubukora umunsi ku munsi, kubera ko abakire baba bagukeneye nabo kugira ngo mukorane mu yindi mirimo isanzwe ya buri munsi. Eric, ngiye ndakubaza ibibazo bikeya kugira ngo urusheho kugenda nyine dusobanukirwa. Ubundi Eric ni muntu ki? Ikibazo cya mbere, Eric ni muntu ki? Ariko rero natararenya kujya kukurodora ngo njye kukurodora wowe, sibyo?
njye kukwibariza ntabwo ari ukukurodora nibaza akabazo gatoya urabona ngo ni mu busitani ese ni mu busitani nubwo kujya kwihana ibyaha ko nta byaha nzi nakoze muri iyi si ya nyagasani mu busitani hari ukuvuga ngo ujye ubwo busitani ubundi bumeze gute ni ahantu heza nyine ho kuruhukira muri downtown ni ahantu heza ho kuruhukira nyine agacana amatara ukaruhuka ubona ari nko mu kwezi wicaye ukaryama ukagubwa neza bakakwakira ariko imana irihangana none bamara kuruhuka nyine ubwo urumva uraryama ukagubwa neza ukaza uwo muntu aruhuka ariko yitabye imana yapfuye niko kuruhuka wumva ngo umuntu yaruhutse kazavaho ujya igihaza cyangwa ukagira inzuzi zivuye mu gihaza cya nyiranuba bakakubeshya ndakwisabye oya aho dusobanurira abafana bawe ubundi Eric ni muntu ki ukora iki bakuzi ku bijyanye n'iki tubwire none se reka nkubaze sobanurira abantu reka nkubaze akantu gato kubona kuri kamera ubundi Eric ni muntu ki Eric tukuzi nk'umuntu w'umukomediye Eric nk'umuntu usanzwe uba muri sinema ubundi Eric uri muntu ki reka nkubwire rero wagiye mu biki kubera ko ntabwo tukikubona muri filime hari filime twajyaga tukubona yitwaga ngo ubutumwa bugufi iyo filime ntikibaho kuva iyo filime yarangira cyangwa se itagisohoka Eric twarakubuze ku mihanda imihanda nyine wabuzeho dusobanurire rero tubwira ati Eric weho ubu ubugiye mu biki aha twagusanze mu karere ka Huye yego ahangaha mwasanze ni nkaho wava ngo ni hafi yo ku Icundi mba nibereye kubera yuko nabonye abo bavuga ngo mu butumwa bugufi yenda no muri za komedi zigiye zitandukanye nkaba naragiye zikoramo ariko nkabona n'ubu kugeza n'iyi saha nyikiri mariboro nkaba nyikiri n'iyi saha ngewe nyikiri mariboro nkaba nataravuga ngo hari umuntu byo n'ubwo wageze vuga ngo wagiye kuba yankoresha ku buryo yaneza imbere mbe n'abana ufite akabotike ka Disney vuga turuveso wa satellite cyangwa ngo mbe ifite henda amangazinde yokeka narize ibintu bya technology ifite kwiga kusubasha nkavuga ati henda nabafite amangazine ariko ejo hazaza nyine nk'umukono yageraho nyine bitewe na hahandi natangiriye ubwo rero kumbona kuri wambaye ndimo gushakisha imibereho yo kugira ngo abana baramuke yego noneho rero hari abantu babiri bari bamamagaye aho bita kwibarabara n'abasundi babiri baramati ngwino tujye kuko akazi k'ikiyedi ubwo buriya rero wafashe n'ubundi twakubitanye kuri n'ubundi nari ngiye gukora kari akazi ikiyede ni uguponda nkaponda isima ifashe neza ku buryo wareba ifashe neza noneho naranya nkayitereka rero nkataponda noneho na square bitu bari kugenda bashyira mu nyindi nyine kugira ngo ibyuma bikomere nyine bivuga ngo ngewe rero bari bamamagara kugira ngo njye gukora akazi bitabona nawe uraje ni byiza ko nagusanze mu kazi nyine urumva nagerageje kugushaka ahantu hose hashoboka ariko ngize amahirwe barandangira ahantu wari uri nsanga waruri muri pause ni muri pause nyine nari kuko bari batubwiye ngo amasaha yageze ngo tujye muri pause tube turuhuka wowe ufite nyine ufite icupa bipe nyine arayishyira mu gipipira agakomeza akinera buhoro paka nyine noneho muri ya pause irangiye tugasubira mu kazi yego ikibazo cya kabiri kiragira kiti Eric niki kintu wumva ukunda mu buzima bwawe niki kintu ukunda wumva washobora gukora kugira ngo nuwagufasha kuguha ako kazi ka buri munsi ataragonga kuko guhereza abafundi
cyangwa se ko gukora ubuyede, ni akahe kazi kandi wumva washobora kugira ngo numva yakenera umukozi ushobora kumufasha muri iyo mirimo, ashobora kuba yagukenera ukamufasha mu kazi ka buri munsi? Watubwira Eric cyangwa se Samson, ukatubwira akazi wumva washobora kugira ngo nuwumva uzakurikira iki kiganiro kumva akazi agafite ashobora kuba yaguhamagara akaba yakaguha. Ijambo ni ryawe. Turakazi ngira akazi kose ngiye mbona ari akazi kose, buri akazi kereka wowe yenda wize ibintu bya porozezwande ukaba ufite kopi yenda wowe akazi ko ari akazi ushaka kuvata akazi, ariko ngiye akazi ntabona ko yenda ariko kuva ngo narize ngo narangiye kwiga torotome ngo afite peresifita ya oya, ariko akazi nyine kaba gacirira ashobora kuba nabona nashobora nagakora. Byumvikane ko akazi kose akariko kose umuntu ashobora kuguha gaciriritse. N'ubu wikuramo iyo nkweto na leta mwoza munsi y'ikitsisino mwahita matera pavuro ugasanga bije ukahita umwemba amafaranga nta kibazo. Mbese akazi kose ushobora kuguhemba amafaranga ni nk'amafaranga ngayo wumva wakorera ku kwezi cyangwa se ku kwezi? Cyangwa se ku kwezi nuhe mushahara wumva wakorera, umushahara mwiza wumva wowe waguhindurira ubuzima wumva nyine yewe ku kwezi vrema dakora nago ngugaye ibibazo mbajije kuko ndabigusobanura uko ndingiye ku kwezi umaye nk'amafaranga ari hejuru 1 2 3 4 6 7 8 ukangubita 20 ko umita amafaranga ndizinevuga telefone wa satellite ngiye kukazi nagakora n'isheribeti ngagakora uva nta kitani nje ngakora bigiye kwishima. Ubwo no kuvuga ngo ni amafaranga ibihumbi kuko wararanye kwiga torotome ni gukora 224 nje wamemba ibihumbi ijana. Ibihumbi ijana by'amanyarwanda byaguhindurira ubuzima ku kwezi? Ku kwezi kwitunga urya muri ayo mafaranga? Oya nta umukozi wawe nyine unangaburira. Najya nguha akazi ukankorera akazi nkagutunga ibihumbi ijana ukaba wahita uhindura ubuzima. Nahindura mu mezi 5 nabaminduye ubuzima. Ni nk'iki kintu wumva wabugeza mu mezi 5 ugiye waba uhembwa umushahara w'ibihumbi ijana, ubwo urumva mu mezi 5 waba ufite ibihumbi 500. Ni iki kintu yagufasha kuba waba uhindutse wowe Eric cyangwa se Samson? Ni iki kintu waba uhindutseho? Dore ikintu nyabonye mu mafaranga uzi ikintu abanja gukora kitubwire. Rega ubu ngubu reka ndakubwira ukuntu amafaranga yatanya ko yafata neza kandi akagirira umushinga. Yego bwira abafana bawe uwo mushinga. Nahita nkodesha imirima 14 yo mu byando hahandi mu byando ukoresha 1 2 3 4 6 amafaranga ibihumbi 7 abakozi. Nkahita ngenero najya mbabwira ati ngiye turadufatanya ngahinga amashu ngahinga amakaroni parufe byose narangiza nkayashora mu habita mu magazine nyine. Ubwo no kuvuga undi mwaka abite tobisi nahita ngiye gura tobisi nta kindi. None se urumva mu 500 waba ugeze kuki? Waba mu mezi 5 wahita uhingamo ibyo bintu uvuze ngo wakodeshamo imirima 14. Imirima 14 ukayihingamo iki? Nakubwiye ibintu bingahe? Amakaroti sibyo? Icyo ni kimwe. Amashu icya kabiri na pavuro. Ubu ni ibintu bitatu. Ibyo bintu mu mwaka umwe waba umaze kubiguramo na bya bindi bitera atari nashwereri naje nazo zitira amafaranga buriya. Ntacyo. Ubwo ibyo bintu ni ibintu 4. Ibyo nakora. Ibyo bihingwa 4 mu mwaka umwe waba usaruye umwaka umwe. Mu mwaka umwe nabamaze kubisarura.
byaba amaze kubisarura kuko nahita ngiye ngura tobisi. ni ukuvuga ngo abafana bawe bantu banjye bantu mukurikirana ibiganiro bya Rwanda Max TV mugerageze mwanarize kuri uyu mushinga w'umunyarwenya wacu murebe nimba koko uwo nibyo nakora ngewe ushobora kuba hari icyo wamufasha kuri uwo mushinga ushobora kutwandikira tukaguhuza nawe hanyuma ukagira icyo nawe umufasha. Eric ikibazo Tereza nari mfite ikibazo ubone bigazi no kwitana ubundi ngewe kana taramenya no nataravanye kibako mu rugo aho mama na papa mama we yamvaye kubisika kambyara nkamenya kumenya ubwingi simenye kuba natarasa narita barahamagarana Eric ye kujyaje ako numva ko sigaye gifite tubita bifitrine Tereza Karameze uraba ari kwakora iki niyo mpamvu rero ngiye nagerageje kugusanga aho uba kugira ngo ngenza ngerageza no kuza iminsi myinshi nze kukureba tayange nayegende ndashaka kukubaza bose ndashaka kukubaza ikibazo wowe baba we kandi nta n'imyaka ibiri yari yamarira wumva ni ibibazo bikomeje borabora n'inkweto ngo zishaja vuba kurikiza amabwiriza rero kugira ngo ibintu uvuze abafana bawe bashobora kubikora yego bakaza mukaganira ku mushinga yego umushinga ukajya mu bikorwa kabisa ugakora mwakora shuba ndishuba ndishuba ngiye ndishere bati ngiye nkakora umva no mukabanga njya njyamo nkakora ubundi mu mwaka umwe nabafite tobisi tobisi ni igiki tobisi yani baje ngo feriendi shoshendi ubwo waba uri umumotari yego ufite provisoire ntareba umuntu uyizi neza uzi kugenda akareba seruva akareba bodani avuga ati wowe ukora none akajya mverisa nuko ibintu kajya mverisa munange kubera ko utangiye kutubwira ko uramutse uguze moto ntago ari wowe wayitwara wayiha umushoferi akajya mverisa abafana bawe baba bari kubikurikirana akajya mverisa ku buryo kugenda nko ku kwezi cyangwa ku cyumweru ajya ankubita nk'ibihumbi byahita bigura yenda nko ku wa nyuma cyangwa ku cyumweru ajya ankubita nk'ibihumbi 20 cyangwa 10 none ibyo bihumbi 10 atambiguramo ingurube cyangwa atambiguramo ihene yego atagishyira mu rugo noneho nkajya nzigaburira ku buryo noneho mu myaka irengeje 3 ngewe n'abafite najya ashima ba bantu bankoreye bwa bufasha nkajya mvuga ati dore abantu bankoreye ubufasha nyuma y'ibyo byose dore bankoreye neza dore ati mana ati warakoze kuko bakoreyemo ukabakoreramo ukanabakoresha bakaza kundeba bakagira icyo bamarira hari roveyo. Eric ngiye mu minsi ishize nashatse kuza kukureba ndaguhamagara telefone yawe irabura ngerageza guhamagara abantu batuye muri ziriya nce za Matyazo ahantu muba bambwira ko telefone yawe itakibaho bamwe bakambwira bati Eric cyangwa se Samsung yagize ikibazo ajya mu bitaro ararwara mbese bambwira ibintu birebire ndagira ngo utuvire imuzi wowe utubwire nk'abafana bawe twari tumaze igihe tutakubona koko wari wararwaye ese wari urwaye iki wamaze iminsi ingana iki kwa muganga niye ndwara wari urwaye nyamukuru yewe nize ngaruka yakugize tubwire muri make cyane ukuvuga ngo indwara yabayeho niyo kurwara mu mapyito wararwaye se byanyabyo igisina noneho n'igisina kikokegwa urumva hano mu kagombanzwari
nkumva natambuka nkifata hano mu kagombanzwari uko nyine bambonaga baravana se ubundi urashaje uri umukecuru uri umwana ubundi ubwo nkavuga ati mbonye mu giherahiro none byagezeho nyine cyakora ndashima umuntu wemeye gutanga amafaranga yo kumvuza kubera yuko nyine bambaje na ibibazo bya mituberi avuga ati ntabwo nari nayigura ariko hari umuntu wigeze bankoreye umurimo mwiza anangira 82,250 navuye mu bitaro ndi muzima narakize ariko ngo nsigaye numva nyine mbasha kubana hano hose mu biyundurundo hano hagati ya Nyababyeyi sigaye numva nta kibazo ahangaha mose. Nyababyeyi ni y'abagore wowe ntabwo ugira Nyababyeyi ubwo ni igifu warwaye igifu cyangwa ni impyiko ntabwo bari kubisobanukirwa Nyababyeyi se Nyababyeyi mera gute Nyababyeyi ko umwana munsi y'umukondo kanga kari Nyababyeyi nyine ku mugabo se umugabo nawe agira Nyababyeyi cyangwa se Nyababyeyi ndetse ntabwo kuki bajya muri anapa abagabo kuki abagabo bajya muri anapa bayijyamo kandi badafite Nyababyeyi we ntabwo ngewe mbisobanukiwe neza bareba umukanda w'urura bakawureba wa wundi usore inyobora nanda niwe bahita babana niko bita gufa noneho warondora reka bagapfa kuya no kwitisha umugore cyanyine ubwo nyine buvandi nuko nyine ni ukuvuga ngo iyo ubikoze ushobora reka baba baragufunze se binoroshye ngewe ntabwo mbisobanukiye kuko ntabwo nagira ntabwo ngewe nabyikorera kubera ko ntabwo nabikora oya ntabwo wabishobora kuko nabishobora reka ababikukorera babandi baba muri noza hehe muri kanine barabakora muri farumasi baba bafite hari n'abandi noneho baba bari kuri dipasendi neza ubwo ikibazo bagahita bagikemura baramvuye n'iki rero n'iki kintu n'izihe ngaruka nyine uburwayi bwakugizeho niba wari urwaye ntabwo ariko basobanukiwe ntabwo twasobanukiwe nimba koko wari urwaye impyiko se cyangwa ari oya ni amapyito urabona amapyito y'ahangaha ni impyiko nyine impyiko ku bantu batari kumva amapyito abatera niyo nari ndwaye noneho bakasobanura kubona noneho gutabara anegetse ngo njye nywa amazi ashute ngo nyanywe ngo agenda yoza mu nda yoza mu mapyito nyine yego nicyo kintu ni impyiko wari urwaye sigaye nteka litiro 3 z'iki z'amazi uzinywa buri munsi cyangwa ubwo mera saa mora nkageza saa mora za mu gitondo 3 unywa amazi gusa nkakomeza mwinera ariko ziga numva hano noneho mu kagombanzwari nta kibazo noneho nk'uko baho banegekeye wakora akazi ufite imbaraga nta kibazo usayidira umugore hari ukundi kuntu wakisayidira bigakunda noneho ariko nyine buri umugore bisaba ko ufite ni ukuvuga ngo rero ufite nka Rwanda raturi hano mu kagombanzwari nyine cyane ntabwo ari ugupfa gutunga umugore uko wiboneye ubundi niyo mpamvu rero n'iyo ngingo nari ngiye kuyikubazaho ni ikibazo cya nyuma gisa nkaho ngiye kukubaza kijyanye n'uburyo mbere tuza mu rugo twahasanze wari ufite umuryango mbere wari ufite umuryango icyo ni ikibazo cya nyuma ngiye kukubaza kugira ngo dusoze ikiganiro ndetse nanakureke pose ndabona isa n'irangiye kugira ngo ubashe gusubira mu kazi ikibazo nari ngiye kukubaza kiragira kiti ni gute noneho usigaye wibana kandi twebwe twari tukumenyereye wari usanzwe ubana n'umuryango ufite ndetse n'abana harimo n'umwana mukuru najyaga mpasanga n'umugore wawe ese byagenze bite ni impamvu ki
nuko wagize ubwo burwayi umugore akaguta cyangwa se wenda hari izindi mpamvu zabayeho kugira ngo umuryango ube utakibana nawe, wasobanurira abafana bari basanzwe bakubona kuri izi kamera zacu cyangwa se ndetse n'ahandi handi bari basanzwe bakuzi? ni ukuvuga ngo rero umugore nawe mugabo biterwa uburyo bwose muba mubanyeho mu rugo, ariko buri umugore utavuze ngo wowe mugabo ushobora kuba utamunyesebuye ngo neza ngo yishime, ashobora kuba avuga ngo bagiye gushuratura wowe ngo uri ikirarahundo, agasanga wowe imbyaro mubyaranye nibyo mugomba kugarukirizaho. Kunyesebura ni ugukora inshingano z'abashakanye, gutera akabariro nyine baba ariko ntabwo rigasobanukirwa ubundi bazaswezweranye ukareba swezwera dore umugore iyo nshingano uza kuba umuharira umva byose, ariko akabura yareba n'abana yenda muba mubyaranye ayare ukuntu utagikoro yenda ngo winyese mugahita mushwana. mbese nicyo se cyatumye umugore wawe agenda cyangwa se? Oya, nuko nari ndwaye, nari ndwaye. Kuriya mukobwa mwihorere, uriya ntago agukunda. Uriya mukobwa mwihorere, uriya mukobwa uri kuza mwihorere ntago agukunda. Ariko uraho wangereka buruswe ba banurire aho ngaho niho bashaka kumenya ko ni gute nyine byagenze bite nyine kugira ngo umugore abe yagusiga agende kandi ajyane n'abana bawe. Oya, abana nabo yajyanye, abana barahari mu rugo, ariko nukuvuga ngo n'umugore nawe uwo bita Firate arahari, ariko aba ari iwabo kuko nyina ararwaye imyaka 7. arwaye. Bivuga ngo ni nyoko bukwe wawe urwaye. ubwo hajya nyoko bukwe nuwakubyariye umugore nyine, umugore wabyaye Firate wawe mabukwe ni byose ni kimwe. aya gose wafaniye babawe wafata inyari ukayiwanya najwa, ni ukuvuga ngo mabukwe niwe nyoko bukwe. Yego, ubwo niwe ufite abantu babiri, nyoko bukwe niwe mabukwe wawe. So bukwe nyogoseye n'amasenyi bavindimwe ubwo niwe n'umwe ubwo yagize abantu agende menye ukuza mbimenye nyogoseye na nyogoseye n'amasenyi n'umwe cyangwa baratandukanye. Feregitabi reba uko yaravugaga ko mabukwe ari ukwe. nyoko bukwe ari ukwe gute se? nabako nyoko bukwe ari we mugore wanjye. Oya mabukwe se none ngo rekare ubwo ntabwo yaba ari nka nyoko ariko Imana niyanga nsobanura neza. Nawe wije ibintu bya tokonorozi umbwire none ngenda mvuga ngo ndashaka abantu babiri muri urugo. Ni ukuvuga ngo nyoko bukwe niwe mabukwe wawe, ni umuntu umwe ubyara umugore wawe, ni mama w'umugore wawe. Ubwo nyoko bukwe niwe mabukwe. Yego, ubwo se kugira ngo bababwire ngo ni uvuga ati ndashaka mabukwe. ubwo ubu mwubashye nyine. hanyuma uwo mugore wanjye, umugore wawe ni Firate nyine, ni Firate wawe. nese uwo ubwo nuko ngo afite n'izina rya gakugiwe nyine bamwise muri gakondo. Yego, none ngenda mpamagare mabukwe. nuvuga ujye ubwira umugore ati sheri wanjye ndashaka umpamagarire mabukwe tuvugane. natakurodoye yenda unasoze. data bukwe se niwe sobukwe, niwe nyoko bukwe, niwe mwego kuki se niwe wabaje ko sobukwe data bukwe. Eric, urumva icyo nyine ndashakaga kumenya n'abafana bashobora gusobanukirwa kugira ngo bakimenye, ni ese umugore wawe
ni iki nyine cyamujyanye kigatuma agenda? Ni ukubera uburwayi cyangwa se wenda yagiye kubera ko wari utubwiye ko hari ukuntu nyine umuntu ashobora kuba adashobora gahunda z'abashakanye, nibyo byamujyanye? oya ntacyo kigeze tumujyana, kuko iyo aza kuvuga ngo arahukanye aba yafashe n'abo bana akabajyanira iwabo cyangwa akajya kubashakana n'undi mugabo wari ushobora kuba yaba ndenze. bivuge ngo ngewe rero Firate wanjye nta kintu twapfuye, kuko namuhaye uburenganzira bwo kujya kurwaza nyina, ngewe sigara mu rugo nkagenda arwara, nibwo njya mu bitaro. bivuge ngo byose byasigaye nyine umukecuru umbyara ari we ubyiharambanamo agemura, na Firate wanjye akagemura. ubwo ni ukuvuga ngo ngewe ntacyo najya kuvuga ngo hari ikintu twapfuye. gusa nyine ayo mapyito yari yameze nabi, nyine muganga arambwira ati reka tugwe feregitasiyo ikujyana hariya mu mujyi ku Kabutare. bivuga ngo naragiye nyine ndifuza ndakira, kuko n'ubu wari wemeye kumva yanyitangira, yatanye amafaranga nababwiye, ntabwo nakonya kuyasubiramo, ariko naragarutse. ariko nteganya yuko muri ino minsi Firate yagarutse mu rugo, kuko nyina bamaze kumubwira yuko nta kibazo agomba kujya nawe ava mu bitaro, kuko ni ukuvuga ngo niwe mwana uba uri mu rugo wenyine, niwe areba. nk'uko nanjye uriya mukecuru yenda yagira nawe ikibazo akaba ari njye yiyambaza, kuko ari we afite. yego, bishatse kuvuga ko nigeze kumva barimo bavuga ibintu bijyanye n'ibintu bijyanye n'ubukwe, cyangwa se ko Samusoni ko hari ikintu ari guteganya gikomeye cyane. ni iki wasaba abafana bawe? kuko ndi kumva ubukwe cyangwa se nimba buhari uri kubatumira, cyangwa hari uburyo bundi muri gutegura ngo kujya gusezerana imbere y'Imana ndetse no mu mategeko, we n'umugore wawe, ndetse ubwo ni ubukwe muri makeya. niko nari mbitsimbye, ariko urimo urategura ubukwe, nibyo cyangwa ni puranka, cyangwa se ni bimwe bise ngo ni ukuba wenda tuvuga ati hari abantu benshi bakunda kutubwira ngo ibintu twakuvuzeho cyangwa se ibyo turi kugutangazaho rimwe na rimwe bakavuga ngo ni imitwe cyangwa se n'ibyo twapanze. nicyo abo bantu wababwira? icyo nabwira abanyarwanda bo muri iki gihugu cy'u Rwanda cy'umubyeyi wacu Paul Kagame, ndababwira yuko Imana ikoze imirimo ikayinkoreraho, ikabanabakoreramo, ikabavugiramo. nuko uno mwaka washira nkoze ikirori ngaswezwerana n'umufasha wanjye ari we Firate, ntibazajya bavuga ngo ndindara, kuko niyo gutanga ikibazo no muri rigu baraguseka bakavuga ati wowe nta jambo ufite, nta n'ubuvugira uvugira, ati kuko mwese murindara. ubwo rero abamvuga ati abafana bose bankurikira, hari abantu mu Rwanda, hari abo hirya y'igihugu cy'u Rwanda mu mahanga, bakurikiraneho bakandi yisava Karayibi ndimo gukorera, ndimo nahagazeho, bagira uburyo bantwerera inomero yanjye Yugarafure yarayifite, yayibabwira, ubundi ejo hazaza hatari ejo n'umwaka ariko ndimo nkazabatumira mukazaza no mu kirori cyanjye hamwe. yewe nabona haba hawundi bavuga ngo mu mugoroba hageze bavuga ngo bagiye kujya kuvuga ngo bagiye kwigera ku macondi yabo, simbi numva kumva naba nishimye cyane, ariko nashyabona ngo tubaswezweyeho ku rucundo we huwaraye we raye we huwaraye we huwaraye ubwo rero nkaba mvuga ati ngewe rwose mu bishoboka kubera Imana, buriya Imana niyo ishobora byose ifatanyije n'abo yaremye hano mu isi yayo. rwose ibyo bintu
rwose byo guswezwera ndabishaka kandi rwose Imana ibikoze yabakoreramo mu Rwanda navutsemo, hanze y'ibihugu, muri Zambike, mu Bufaransa, hanze y'ibihugu byose bakareba uburyo nava mu bintu byo kuvuga ngo navuga ngo Eric tubana na Firate mu bitemerewe n'amategeko. Icyo kintu ndagisaba Imana, ariko nkagisaba nyine n'abantu b'u Rwanda, nkagisaba n'abo hanze y'u Rwanda rwose barwaneho, bafashe rwose usezerane nivana muri icyo gisuzuguriro. Noneho ujye mubati ishingiye aha n'aha, ufate umugore umwe umwite iwanjye bati ni Firate Nyiramaribundi. Rwose umva sinzi ukuntu noneho byanarushaho kuba namukunda cyane by'agahebuzo, kuko urabona iyo nambuka abo batereka reka najya kubaza ikibazo, unajya kubaza ikibazo ati reka wowe naruvugiro, bivuga ngo rwose ndumva icyo kintu rwose ngishaka rwose, ariko Imana ibikore kandi bikoreremo mwese ino si yose. Eric rero cyangwa se Samsoni, umushuti wanjye cyangwa se umukinnyi wa filime namwe, kandi murabizi ko ajya dushimisha umunsi ku munsi dukurikirana ibyo aba yakoze kugira ngo twishime. Nagira ngo mbasabe bafana bacu cyangwa se bantu mudukurikira umunsi ku munsi ko dushobora kuba twamufasha nawe agatera ikirenge ku cyo abandi nabo bateye, nawe akaba yasezerana imbere y'Imana ndetse no mu mategeko. Ni muri urwo rwego rero nababwiye ngo mushobora kutwandikira kuri ya nimero yacu ibiri muri mukandika muri comment, turaza gushyiraho nimero mushobora kutwandikiraho ya WhatsApp kugira ngo tube twabahuza ndetse n'umushuti wanyu. Rero dusoza rero Eric cyangwa se Samson, hari ikibazo kimwe tujya tubaza abatumirwa bacu ndetse nawe ubu ngiye kukikubaza. Ni ikibazo kigira kiti, Eric ufashe miliyoni imwe y'amanyarwanda, miliyoni, umuntu aguhaye miliyoni yarangiza akakubwira ati uransubiza igiceri kimwe cyangwa se urampa ifaranga rimwe kuri miliyoni, haba hasigaye wasigarana ngahe uhaye umuntu wo ifaranga rimwe? Wasanga ahubwo n'iryo faranga amaye miliyoni imwe ukampa ifaranga rimwe kuri miliyoni. ndumva namubwa nkabanza akanzamura, ubundi nkazayamusubiza yose narakiza. Ariko ni ukuvuga ngo aguhaye miliyoni imwe, ni ukuvuga ngo njyewe umuntu aguhaye miliyoni imwe akakubwira ati Claude mumpere ifaranga rimwe, we wasigarana ngahe? ubwo ni nko kumva amafaranga y'amazabibu, ubwo se urumva namusubiza ni ubundi nyamusubize yose. Umubare nangahe wasigarana wowe? Wasigarana nangahe uramutse umpaye ifaranga rimwe? Namusubiza we wasigarana nangahe? Ni ukuvuga ngo njyewe uri kungana, nguhaye miliyoni ungarura. Namusubiza 990 namusubiza niyo nasigarana njyewe. Wamusubiza ibihumbi? Nasigarana we wasigarana ngahe? ibihumbi 900. magana 900 na 90 na 90 na 90. Urabizi cyane, urakaze cyane. Urumva ko igisubizo cyacu cya mbere niwe ushoboye
gutsinda ikibazo ubwo urabyumva ko kabisha niyo nasigarana njyewe byanze bikunze ndaza kuguhemba ariko si mbikorera kuri kamera ariko ndabikora ndabizi ko ndaza kuguhemba kuko ni wewe muntu wa mbere ushubije neza cyane vegetasiyo hari rove mwakoze cyane rero kudukurikira naho ubutaha niki wabwira abafana bawe hari inama wabagira cyangwa se nimba hari ikindi kintu washoboye cyo nasozerezaho ni uko buriya ibyo ukora byose mwizi ariko ikintu cya mbere kinabaho buriya ni ugusenga Imana buri icyo nasozerezaho abafana bose bankurikira yewe n'abatankurikira bajye bareba bahindukire se amaso kuri ibi biganiro tuba tugiranye nawe barebe bavuga ati uyu mugabo witwa Eric ariwo bita Samusundi kuri YouTube cyangwa ku mbuga ku isi yose hatiri koko turebe ko tumurwanaho tumufashe ikintu nasozerezaho ni uko icyambere buriya ibintu byose uzakora ku isi utabwira Imana mudafatanyije buri Imana ifasha umuntu kandi Imana ikubwira ati ndagira ngo uwe imbaraga zo kujya kuri ya mugabo buriya ni Imana bikubwiye rero kugira ngo dusoze nyine ni ugusozerezaho umuntu asenga mureke senge Imana yo mu ijuru yabashije kuba twahura nawe ikakukura ku icundi ikakubatambuka utuntu imisozi imidugudu 40 irengeshe 600 ukaza kundeba ubwo Uwiteka ajya gukoreramo kandi akoremo n'abashobora kuba bareba ino Savo Karayibi urimo gukoresha icano yawe bayikurikire noneho ejo nzabona rwose abashita mbonye abashita ndanezerwa Uwiteka y'isi n'ijuru nejejwe n'urukundo watugiye nejejwe n'imbaraga zawe nejejwe n'ubushobozi bwawe iyo utaza kubujya simanye igihagaze kuri isi yawe simanye igihagaze ku mwuka wawe w'abana b'abantu ariko mpagaze ku mwuka wawe agakaye n'ukuri ndagushimye ngashima nkanezerwa mwongera ngashima data aho umubyeyi wacu Paul Kagame aho yadukuye n'ukuri twari tumerewe ndabi ariko data we mu ijuru waramukore muvugisha umuha imbaraga araturwaniye kandi rwose aradutsindira ubingoma niye ni yacu urakoze rero data udumuha amahoro ubu data ejo bundi amaze gutsinda ntabwo dore data natambuka n'ubu natambuka nkumva nanezerewe ubwo data umurinde umuha amahoro umufashe umurinde umuha amahoro abana bo barinde umuha amahoro iki gihugu cy'u Rwanda ingabo z'igihugu zirinde uziha amahoro data wera abaturanyi be bari muri iki gihugu cy'u Rwanda ubaha amahoro data wera sabe n'amahanga yo hanze ubarinde nabo ubaha amahoro abaperezida bari hanze bose ubarinde nabo bagirire neza ubaha amahoro iby'imvururu data wera ujye ubikubita mu mbaraga zawe kuko uri igikomangoma ushimire rero mukunzi wacu waravuze ngo ijambo rimwe kuri wowe rikubamo inshuro zirindwi mwese mwene data rero waje ufashe intera nini akaza kusura umwongere umugisha kandi data kuba yavana iyo funguro umwongerere sabiye rero abana b'abanyarwanda aho batekereza kuba bambona bajye bamamagara bambwira ati Eric turagushaka tuganire twishime kubera kubo ari wowe uzajya ubapa imbaraga batazifite nago twaganira ariko barazifite amahanga nje kuba bumve muri Amerika Mozambique Bufarata Aziya Pakistan Burundi Yesu mukamba wa twese uri umugabo shimirwa rero mukunzi ntabwo nagutotesha amagambo menshi nk'ugutoteza waravuze ngo ayo nakubwira wayamembera mu izina ryawe sabiye rero n'urubyaro rwanjye sabiye iki gihugu papa ukuri warakoze mubyeyi wacu Paul Kagame warakoze ukuri kwijana ushimirwa mukunzi wanjye niko ngusabye mwinginze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umubyeyi wacu Bikira Mariya ameze gutya adufatira amena data yemeye zamucurangira data yemeye data yaremeye
yaremeye dore yaremeye rero bagukurikirane kuri Rwanda Max TV, bakore subscribe ndetse na share na comment, nuko twebwe dukora. Uwo n'umuhungu wanyu Cyogere Nkuba, umwami w'ibisage ndetse n'ibisiga, niwe utugeraho, kandi nkomeza mbashimira cyane kudukurikira umunsi ku munsi. Eric rero wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu, Imana iguha umugisha nk'uko kwisengesho udusengeye nawe ariko bikubera. Wakoze cyane. Good night, I love you.